ndategereje gusingira icyo wambwiye kenshi nakubise umutima wanjye urakwizeye mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye kenshi nakubise umutima wanjye urakwizeye numvise ijwi ryawe rinyongorera mwami riti igihe umaze kuri uyu musozi azabona ibyasezeranijwe uwizeye azabona ibyasezeranijwe tegereje mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye mutima wanjye urakwizeye mutima wanjye urakwizeye mutima wanjye urakwizeye mutima wanjye urakwizeye. Ndabaramukije ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Sinzabyibagirwa Jean de Dieu cyangwa se Jado Sinza. Ndi umuramyi, ndi kumwe na sister wanjye yitwa Leya cyangwa se Uwase. Turi hano kugira ngo dutaramane namwe. Ndashaka kuvuga kuri iyi ndirimbo, indirimbo yitwa Ndategereje. Nayanditse ndi mu bihe bya bindi twita ibihe bikomeye. Abantu benshi bajya bagira igihe bakagera mu bihe bibakomereye. So nanjye rero igihe kimwe nari mu bihe binkomereye, natekereje cyane ku amasezerano nyatekerezaho. Abantu benshi bajya bagira ibyiringiro kandi cyane cyane abakristo bagira ibyiringiro mu Mana, ndetse hari amasezerano menshi dukora mu ijambo ry'Imana. Iyo wamaze kwizera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, hari imigisha yo mu gakiza k'Imana wakira. Iyo migisha rero ihita ihinduka isezerano kuri wowe. Byanze bikunze utangira gutumbira ejo heza cyangwa se ibyo byiza biri muri Kristo
nubwo uzagenda ubisingira mu byiciro kuko ntabwo byose bizira rimwe, ariko hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe. Tuba twamaze kubihabwa tukimwizera, ariko tukagenda tubisingira gahoro gahoro. So nanjye rero igihe kimwe nari ndi kwibaza kuri ayo masezerano mpabwa mu ijambo ry'Imana bitewe n'igihe nari ndimo. Hanyuma ntabwo ndi bupresize neza ikibazo cyari cyabaye, ariko nari maze ibyumweru 2 ndahantu njyenyine, nta muntu nshaka bitewe n'igihe nari ndimo. Nta muntu numvaga nshaka kuvugana nawe, n'Imana ubwayo numvaga nari nabaye nka Yobu cya gihe yageze mu bihe akajya ashaka kuburanya Imana. Icyo gihe nanjye nari nkirimo pe, vuga nti Imana kubera iki ibi bintu bibaye? Hari habayeho ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, ariko kitari njye nafataga nk'aho ari kibi, ariko ibintu byose bitubaho. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Rero nanjye icyo gihe nari ndi mu ntambara, ariko ntari kubona ko ari ubuhamya bw'ejo hazaza. Icyo gihe abantu benshi iyo bakigezemo bariheba, bagasuhuza umutima rimwe na rimwe n'Imana, bakaba bagerageza kuyibwira nka kwa kundi Yobu yayibwiraga avuga ati warandetse, waransize, ntabwo unyitayeho. So nanjye n'icyo gihe nari ndimo, icyo gihe nari maze ibyumweru 2, ahubwo ntabwo ari 2 gusa, ni hafi ukwezi. Hahandi uryama ukarira, na mu gitondo wabyuka ukarira, n'umuntu yaza kuguhumuriza ihumure rye ukumva utarishaka, ukambwira uti musohoke nta muntu ndi gushaka. Kuko ndibuka ko icyo gihe nanavuye no mu rugo njya ahantu numva nzaba ntekanye, kubera ko ntashakaga umuntu wenda waza kumpumuriza, ntabwo nari nkeneye iryo humure. Murambabarira ko murahita mwibaza icyari cyabaye, ariko nacyo igihe kimwe nzakibabwira. Ubwo rero mu buzima bwanjye busanzwe nakuriye muri Sunday school, nakuze ndi umwana ukunda Imana, nagiriwe ubuntu n'Imana, nkura numva nshaka Imana cyane kandi mbana nayo, nkagerageza ibyo nitaga ko wenda nyine nashobora byose kugira ngo mbashe kumva mfitanye ubusabane n'Imana, narabikoraga. Ubuzima bwanjye bwose nyine narayemereye, ndavuga ngo ndabuguhaye uyobore ubugenge. Rero numvaga ndi umutesi muri Kristo, nkavuga hari ibintu Imana itanyima kameme. Ariko icyo gihe icyo kintu cyambayeho, numva bwa butesi burashize. Bwa butesi nari mfite numva neza burashize, ariko kandi nkibuka ko Imana yagiye ivugana nanjye uhereye ndi umwana mutoya. Rero icyo gihe nsa n'uwababaye cyane, numva nanaburanye Imana. Hari ibibazo nibajije igitondo kimwe, ndibaza ngo ese umutima wawe ko wihebye? Nta nubwo nashoboraga gusenga icyo gihe, ntabwo nabibashaga. Kusuhuje umutima bigeze ahangaha, kandi ibyo Imana yavuganye nawe ntacyo wabikoraho ngo bisohore. Kubuhura n'ibi ngibi uri kunyuramo wenda ntabwo bivuze ko umugambi Imana utazasohora ku buzima bwawe, kandi n'ubundi si wowe uzabikora. Umutima rero buriya tugira umutima nama, ungira inama, ariko natekereje ko ndi kuganira n'Umwuka Wera. Umutima cyangwa se Umwuka Wera ungira inama yuko nahitamo kwizera no gutegereza.
hejuru y'amasezerano menshi kenshi numvisha Imana, numvisha ijambo ry'Imana ryinshi rimbwira ngo ndi kumwe nawe, ndi Imana yawe, nzakurinda, nzakurwanirira, nzagukomeza, nzagucira inzira. Naririmbye indirimbo nyinshi, mu kanya taza kubaririmba indirimbo yitwa Witinya. Ijambo Imana yigeze ibwira Yakobo, iramubwira ngo witinya Yakobo kuko ndi Imana yawe, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu migezi nzaba ndi kumwe nawe, ndetse nunyura no mu muriro nabwo ntuzashya. None hejuru y'ibyo bintu byose, yaba amagambo y'Imana menshi n'amasezerano mfite, kuki nakwiheba, kuki naheranwa n'icyo gihe narindimo icyo gihe? Umutima rero cyangwa se Umwuka Wera arambwira ngo hitamo kwizera. Ariko nanone bwa gatima kandi gasanzwe kambwira ngo se urizera, hari undi mutima cyangwa se andi majwi ajya atubwira ko inzira turimo atari yo, ibyo twizeye rimwe na rimwe ab'iki gihe baravuga ngo umutima ukabwira ngo ubona atari injuga. Ariko umutima nyine iteka ryose Imana iratsinda. Nahise numva ijwi rimbwira ngo tegereza Imana, igihe cy'Imana nikigera byanze bikunze ibyo yavuganye nawe bizasohora. Niko guhita ntangira kuririmba. Nari ndyamye, iyo ndyamye mba mfite gitari hafi yanjye mu cyumba, nahise ntangira kuririmba ngo kandi ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Nahitaga nibuka igihe kirekire nagiye numva Imana ngiye ivugana nanjye, nkumva nyine nkwiriye kwizera. Ni kenshi nakumvisha, ariko noneho umutima wanjye nanone wongera ukwizera uyu munsi. Nuko indirimbo kaje mpita numva karandyoheye, numva kameze nk'igisubizo cy'ibibazo maze iminsi nibaza. Nahise mbyuka mfata gitari ntangira kwicuranga, numva bikomeje kunganza. Mpita njya muri salo, ngeze muri salo mfata telefone ngo ndikodinge, ndi kuyiririmba. Ngira umugisha, mfite ababyeyi bakunda Imana. Papa wanjye ni pasiteri, yahise yinjira, yari avuye muri burakeye, hari mu gitondo cya kare. Numva nyine aje afashwa, nyine yinjiye nawe afatanya nanjye iyo ndirimbo. Mbona ko imufashije mu buryo budasanzwe. Nuko indirimbo nayanditse. Na mukecuru mama wanjye umbyara yahise abyuka, dukomeza tuyiririmba. Mpita numva ni igisubizo. Kiriya gitero kivuga ngo numvise ijwi ryawe rinyongorera. Mama yahise avuga ngo, mama wanjye ni umukozi w'Imana, yahise avuga ko yigishije amagambo avuga ngo ejo nigishije amagambo avuga ngo igihe umaze kuri uyu musozi kirahagije ngo cyamika. Kubera ibibazo nari nazindutse nibaza, njye nahise numva ari igisubizo cyanjye. Nibwo nahise nkora kuri gitari n'ubundi kuko twari turi kuririmba, ndirimba ngo numvise ijwi ryawe rinyongorera, mwami wanjye, riti igihe umaze kuri uyu musozi, mwana wanjye, nahise numva atari abo bantu bari bari kubwirwa bitewe n'ibintu nari nazindutse nibaza, ahubwo nahise numva ari njyewe Imana ibibwiye ngo mbyishyiraho
ko numvise ijwi ry'Imana rinyongorera rimbwira ngo igihe umaze kuri uyu musozi kirarangiye. Nuko indirimbo nayikoze, maze kuyikora abantu bayakira neza, barayikunda, ariko nanjye iteka iyo nyumvise rimwe mu ndirimbo njya nsengeramo nkashyiramo amayekuteri yanjye, nkayiririmbiramo nkayisengeramo nkumva ibyiringiro. Nifite ubuhamya bunini, hari abantu bagiye bampamagara bari mu bihugu bitandukanye bakambwira bati hari icy'indirimbo yakoze mu buzima bwacu. Hari abari babuze ibyiringiro, hari abantu bo muri Amerika bambwiye bati twibukije amasezerano Imana yaduhaye tukiri muri Afurika, bitumye twongera kwitekerezaho ko dukwiriye kongera imbaraga mu gukorera Imana. So ndashima Imana rero ku bwayo, kandi ndanabashimira mwese abantu babashije kuyumva bakayisharinga. Imana ibaha umugisha, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nabo bazagabana ku mugisha w'Imana. Murakoze cyane rero, tugiye kuramya Imana hamwe namwe. Turizera ko Imana iri buze kuduhana umugisha. Ngiye gufatanya na Leya duhimbaza Imana. Mukomeze mugire ibihe byiza hamwe natwe. Murakoze cyane.
ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe, icyubahiro nawe inama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe, icyubahiro nawe inama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe, icyubahiro nawe inama, duhimbaze izina rye. N'icyubahiro nawe inama, duhimbaze izina rye. Yesu, ibyo wakoze birambaye we, birenze cyane uko twe twabivuga. Imbabazi zawe nizo zaturamiye ku munsi mubi, ukuboko kwawe niko kwadukomeje we. Yesu we, Yesu we, Yesu, ibyo wakoze birambaye, birenze cyane uko twe twabivuga. Imbabazi zawe nizo zaturamiye ku munsi mubi, ukuboko kwawe niko kwadukomeje. hari aho twageze tubura amazi yo kunywa. Yesu watubereye isoko, amaso yacu yari yuzuye amarira, washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu. hari aho twageze tubura amazi yo kunywa. Yesu watubereye isoko, amaso yacu yari yuzuye amarira, washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu. Washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu, washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu, waturemeye amashimwe, washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu, washyize indirimbo nshya
washyize indirimbo Abanyarwanda bashyize indirimbo mu kanwa kacu washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu washyize indirimbo nshya mu kanwa kacu mu kwishima watubereye umucyo mu ntambara watubaye bugufi cyane icyubahiro cyawe cyagumanye natwe mwami ineza yawe ntiyatwumyeho mu mwijima watubereye umucyo mu ntambara watubaye icyubahiro cyawe cyagumanye natwe mwami ineza yawe yatwumyeho mu gihe cy'umubabaro waraserutse wateze ugutwi wumva gusenga kwacu wateze ugutwi wumva gusenga kwacu imvune zo mu mutima warazomoye ahari ukwiheba huzuza ibyiringiro imvune zo mu mutima warazomoye ahari ukwiheba huzuza ibyiringiro ari wanjye tukwigomeje uri mwiza Mana mu mahema yawe niho tuzatura mu mahema yawe niho tuzatura tukwikomeje uri mwiza Mana yawe niho tuzatura mahema yawe niho tuzatura Imana ishimwe ko mu mwijima yatubereye umucyo mu ntambara ikatuba bugufi ndetse ishimwe ko hari ahantu twageze umuntu wese ahari yakwibuka umurimo Imana yakoze igihe wari ugeze ahantu ubuze amazi yo kunywa inyota ikwishe wishwe n'umwuma ariko Imana ikakubera isoko ndetse mu ntambara ikakuba bugufi ikakurwanirira indirimbo ndayikunda cyane ijya inyibutsa imirimo y'Imana ku buzima bwanjye ndetse n'ubuzima bw'igihugu cyanjye ndetse n'ubuzima bw'abantu benshi muri rusange dusangiye wenda ubuhamya kuko buri muntu wese afite ejo hiwe hatambutse hashize ariko muri ibyo byose dushimiye Imana ko yatubereye imbaraga ikatubera isoko so hari indirimbo numva nifuza kubatura dusoza turayiririmba ariko bari buze no kuyidukinira muyumve ni indirimbo ya New Melody yitwa Ndakwiringiye indirimbo nziza cyane nayo yubatse ubuzima bwanjye muri iyi minsi iramfasha so tugiye kuyiririmbaho hanyuma namwe baze kuyibakinira bafashe murakoze cyane Ndakwiringiye
n'icyomora shaka kongera ndajyayo ndakwiringiye mbiriye wowe Numbiriye wowe icyo ushaka nicyo nkora aho ushaka kujya ndajyayo ndakwiringiye aho ushaka kujya ndajyayo ndakwiringiye kuko ari wowe mugaba w'ingabo nyobora ndakumvira kuko ari wowe mugaba w'ingabo nyobora ndakumvira kuko ari wowe mugaba w'ingabo nyobora ndakumvira nyobora nyobora ndakumvira nyobora ndakumvira nyobora ndakumvira nyobora ndakumvira ndakwiringiye ndakwiringiye nkubaje imbere sinkorwa n'isoni turi kumwe mwami wanjye ntacyo guhisha imbere n'inyuma ni wowe maboko yanjye undwanirire wabereye abisirayeli amagare n'amafarashi kuva kera abakwiringiye mwami we babayeho mu mahoro mwami wabereye abisirayeli amagare n'amafarashi kuva kera kwiringiye Yesu babayeho mu mahoro kuva kera bakwiringiye babayeho mu mahoro turabashimiye cyane kubwo kubana natwe turabakunda cyane tubasabiye umugisha w'Imana hari ijambo riri kumfasha rivuga ngo uba mu bwihisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose mugume mu bwihisho bw'Isumba byose nicyo kintu numva nanjye mbifurije hanyuma nubwo tugiye kugenda ariko tugira platform mushobora kutubonaho mushobora kureba ibihangano byacu kuri channel yitwa Jado Sinza ni channel ya YouTube mushobora kujyaho mukadushyigikira mukadukurikira kugira ngo tujye tubona n'ukuntu tubagezaho icyo Imana ishyize muri twebwe ikindi dukoresha Facebook ndetse na Instagram hose ni Jado Sinza umuntu aramutse adukeneye niho yatubonera Imana ikomeze yagure ibahereze umugisha murakoze cyane sinzi niba Leya hari ikintu nawe ababwira Imana ibahe umugisha murakoze cyane bye naho butaha